Dore shwadiru y'umunsi nkuzaniye, turi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba mu mujyi wa Gisenyi mu gace kitwa Brasserie. Iyi nzu tuje kubereka ni inzu iherereye hafi neza ya Ropoe, iyi Ropoe ya Brasserie hamwe n'uruganda rwa Bralirwa, ahantu mu mujyi ugezweho, ahantu hasirimu cyane, ahantu haba hahenze mu bihe by'iminsi mikuru ukijyanye na hospitality. Reka tubereke mu kibuga cyangwa parikingi uko hifashe, tubone tubabwira ibindi bigezwe. Iyi ni parikingi tugezemo. Iyi parikingi igizwe n'ibice bibiri, harimo agace ka jaride, agace keza ushobora kwicaramo ufata agafresher nkuko mubireba muri video. Aha mpagaze ni parikingi y'imodoka hagati y'ebyiri ndetse n'imodoka enye. Ahantu ni hanini cyane, ubu buso tubazaniye bugera kuri 350. Urabona ko inzu ifite ahantu hagari ho kwagurira. Ikindi ugomba kumenya kuri iyi nzu yubakishijwe amatafari ahiye hose. Iyi nzu yubatswe mu buryo bugezweho, ku buryo ikintu cyose kiri muri iyi nzu kiri special cyangwa se kiri special ku muntu ushaka kugura aha hantu. Reka tujye kubereka ku kindi gice cya bariko, ndetse gite kitwinjiza muri salo na salamanje ndetse no mu byumba. Mu byumba ntabwo twagerageje kugeramo hose kuko hari impamvu yatumye tutageramo. Iyi nzu ni inzu nshyashya, nta muntu n'umwe urayibamo. Uyiguze niwe wa mbere ugomba kuyibamo. Iki gice cya bariko cya hostinga hagati y'abantu 5 ndetse n'abantu 8. Muri salo dore turahageze. Iyi salo ifite ibice bibiri, ifite igice cya salo ndetse n'icya salamanje. Iyi nzu rero amarangi ayubatse, amarangi yose ni mastiki, byarangi byozwa bigakunda cyangwa se bigahanagurwa. Ni irangi ryiza. Hejuru ifite gypsum cyangwa se plafo yayo yose. Iyi nzu ifite gypsum, ifite ibati ryarindi rikomera nk'urutare. Murabizi abantu bakunda kubyubakisha, ni ryabati utamenya ko imvura yaguye mu gihe uri mu nzu. Muri make ikintu cyakwikubitaho kitaremereye cyane kuri ribati ntabwo wacyumva. N'ahantu heza murabyumva neza cyane. Umuntu utegura umushinga aba yarateguye kandi yarateguye ibintu bigezweho. Murabona amatara arimo suruvangitirane, ni amatara meza adafite ibikabyo. Muri make iyi nzu ni nziza pe, ndayigushimiye. Nimero zacu ni 078 300 8755 ndetse n'izindi nimero murasanga muri description, nazo mwemere kuzihamagara igihe cyose mubishatse cyangwa se mudukeneye. Rero ikintu wamenya cyane muri aka karere ka Rubavu nuko ugomba gushoramo imari mu gihe bigishoboka, kuko aka karere kagizwe n'ibintu bitatu twavuga, harimo nk'ubukerarugendo, ubucuruzi ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo ni bimwe byagutera kuza gushora aha hantu kandi ibintu bikagenda neza cyane. Umuntu washoye hano ntabwo yahomba na gato, kandi buriya amafaranga yawe washatse gushora wakayashoye mu butaka ndetse no kugura amazu. None se niba ugura aha hantu inzu yaho ikaza ukayigura $150,000, ahantu turagurisha $150,000 kandi harimo ibiganiro. Kuri $150,000 ahantu hakazi amafaranga mu myaka 10 akaba yagarutse gute? Tekereza cyane rero, uze ushora imari mu karere ka Rubavu. Yari Gadi muvugana guturuka muri kampani ya Gisenyi Komisiyoneri. Turabakunda cyane. Ubutsinzi bwanyu n'ubutsinzi bwacu. Ibihe byiza.